yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza nshuti zacu mukurikiye abacu SMS TV, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Ufitine Sumuta, umunyamabanga w'umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. Umuryango SMS ni amagambo y'impine, mu magambo arambuye mu rurimi rw'igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. Ni umuryango utegamiye kuri leta kandi udaharanira inyungu, ufite intego yo gushaka abari abana babura irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Tugiye kuganira n'umwana witwa Mukamana Valentine. Ndamwita umwana kuko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yari akiri muto, yari mu kigero cy'imyaka 4, ariko ubu ngubu yarakuze. Ni umwana rero ushakisha umuryango baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ntabwo azi inkomoko ye, ntabwo azi amazina y'ababyeyi be, ndetse n'aya mazina Mukamana Valentine ntabwo ari ay'ababyeyi be bamwise, yayiswe n'umuryango wamureze. We icyo yibuka ni akazina ka Buhinja. Buhinja niryo bamuhamagaraga iwabo mu rugo. Dukurikira inkuru ye rero kugira ngo tumufashe gushakisha amakuru y'umuryango we. Ni karibu Mukamana, tuguhaye ikaze. Murakoze, nitwa Mukamana Valentina, nturutse mu karere ka Kicukiro, Murenge wa Kanombe, Kagari ka Kabeza, Mudugudu wa Rebero. Kinzanye rero nje gushakisha umuryango twaburanye muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Naburanye n'ababyeyi banjye, tuburana ntazi uko nitwa, nabo ntazi uko bitwa. Aya mazina Mukamana Valentina nitwa rero ni ababyeyi bandeze bayanyise, kuko barambazaga ngo witwa nde, nkababwira ngo nitwa Buhinja, kandi ubwo bagira ngo banjyane mu irangamimerere yabo, niko kunyita Mukamana Valentina. Ariko akazina nari nzi nitwaga nyine kera mu rugo bajyaga bampamagara ni Buhinja. Ubwo rero twaje kuva mu rugo turagenda n'ababyeyi banjye rero duhunga, turagenda nza kuburana na papa tuburanye, turongera tubura mukuru wanjye ahetse agahinja kankurikiraga. Ako gahinja kakimara kubura, mama yabaye nk'umusazi. Mama arasara, arahamagara cyane, arasakuza, kandi ubwo ari gusakuza turi ahantu mu kibuga, turi abantu benshi, ni nk'isoko. Akajya ahamagara ngo nyabona ngo nimuceceke numve ko umwana wanjye numva haririra, ngo umwana wanjye ndabubuze. Agahamagara ngo Yamukeshima, ngo Yamukeshimana we, ngo baba we, ngo umwana wanjye ndamubuze. Nuko ngubwo rero akimara kumva ko nta mwana w'uruhinja uri kuririra hafi aho, birangije bukeye turongera turagenda dukomeza urugendo. Sinzi ngo twajyaga he twavaga he, ntabyo nzi, gusa nabonaga tugenda. Turagenda harongera habura musaza wanjye, ariko musaza wanjye ntabwo nzi izina rye, ariko gake numva utwo nibuka baramuhamagaraga Barishimye Imana. Nako numva yenda bamuhamagaraga Barishimye Imana, Barishimiye Imana, ntabwo mbizi neza. Mukeshimana mama yahamagaraga ni mukuru wanjye, yari yabuze ahetse agahinja kankurikiraga. Mama amaze kubona ko rero Mukeshimana abuze ahetse agahinja kankurikiraga,
mama amera nk'umusazi, agera aho aratuza ariyakira, harongera ubwo hahita habura musaza wanjye amaze kubura, hahita noneho asigarana njyewe gusa, njyewe wari usigaranye na mama. Tukagenda bukira, tukagenda bugacya, tukagenda ngeraho noneho numva nananiwe. Noneho numvise nananiwe rero naramubwiye ntese mama wampetse. Arambwira ngo erega mwana wanjye nanjye narushye. Ubwo rero amaze kumbwira gutyo naramubwiye ngo mama ndekura nicare hano nduhuke. Yarandekuye pe, twe turi mu muhanda turi kugenda turi igihiriri cy'abantu benshi. Arandekura ndicara rwose ku muhanda arigendera. Abantu bose bakajya batambuka bavuga ngo ye mwangu no nkwijyanire, ye mwangu no nkwijyanire. Nkabihora ngo nkiyicarira. Umuhanda ngiye kubona mbona abantu bose bashizemo baragiye bararenze. Ndaguma niyicariraho. Hashize akanya hamanutse umuntu umwe aza ahetse umwana. Aje ahetse umwana arambona, arambwira ati yemwa kuri hano ndi kuruhuka. Arambwira ngo mama wawe ari he? Yagiye. Ahita ambwira ngo ngwino nkwijyanire. Narahagurutse anshyira ku bitugu kuko yari ahetse undi mwana, anshyira ku bitugu arantwara. Turagenda tugera iwe twahamaze igihe gito. Hahita haza uwo mumama wantwaye yitwa Mukagasana. Mukagasana yari afite umuvandimwe witwa Mukagashumba Yudita. Mukagashumba Yudita yaje kuza gusura mukuru we Mukagasana, araza ansanga aho ngaho, arambwira ngo yemwa ngo waje nka kwijyanira. Naramushubije ngo banzu bazi wacu batankubita. Arangije yahise avuga ngo Mukagasa uyu mwana wamumpaye. Umumama yaramubwiye ngo mujyane n'uwo natoye. Yantwaye gutyo. Ubwo Mukagashumba Yudita arantwara, ndagenda turabana meze nabi, inzara yaranyishe. Umugabo arangije aramubwira ngo ariko wa mugore we ryo uzazana nzarifatisha yombi, uyu mupfuzanye tuzamuhamba hehe? Aramusubiza ngo ntabwo azapfa. Ubwo nabaye aho baranyondora banjyana mu burezi, bakajya bampa ibiserumu birabizi bya serumu birimo isuka, amazi arimo isukari n'umunyu, bakamuga ngo njye mbinywa mu mazi y'akazuyazi, bakabiteka nkabinywa. Arongera akajya njyana mu burezi bakamuha amata y'ifu, ayo nayo nkayanywa. Abonye maze kuba umukobwa, maze kugaragara, maze kugarura isura, ajya kundangisha rero. Yanjyanye mu kigo cya Croix Rouge kiri ahantu bita ku Gikongoro. Ntibari ku Gikongoro, ntibari mu Cyanika, ni hamwe muri aho. Amaze kunjyanayo bakajya bambaza ngo yemwa witwa nde? Narabashubije ngo nitwa Buhinja. Ngo none se ngo mwari mutuye hehe? Ndavuga ntabwo mpazi. Barambaza ngo none se ngo umwana mwakinanaga yitwa nde? Ndababwira ngo umwana twakinanaga yitwa najyaga numva bamuhamagara Nyirambaragasa. Nutwo ngutwo narinzi. Ariko nsubiye inyuma gato, Mukagasana yantoye ahantu bita Ikinyamakara, hari icyuma gihera ikawa. Niho yantoye. Ikinyamakara iri hariya ku Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Ariko kera hahoze ngo hitwa muri Rukondo, muri bya Ferebegitura, sinzi ukuntu babyitaga. Ubu ngubu rero ni mu karere ka Nyamagabe, hashobora kuba yenda haba ari nko mu murenge wa Cyanika. Ikinyamakara ndumva ariho yabiri. Ubwo ngubwo rero aho ngaho kuri Croix Rouge bambaza utwo tuntu ndatubabwira. Ubwo rero bahise babwira Yudita, baramubwira bati reka rero uyu mwana nta bimenyetso bifatika twabona, ariko reka tumufotore dusigarane utu dufoto. Abantu bazajya baza kurangisha abana tuzajya tubereka n'utu dufoto, kuko nta myirondoro y'iwifatika dufite. Uzaza tukamwereka udufoto akabona ari uwe, tuzaguhamagara tuze tugushakisha umwana umutange. Kuva ubu rero ntabwo narinze nzi Kigali ntarababona, ntarumva baza kunshakisha.
akomeje kuba kwa Mukagashumba Yudita, turabana, ubwo igihe kiragera, igihe cyo gutangira ishuri kiragera, njyana ku ishuri nize ku kigo cya Muti w'Ingoma, nagarukiye mu wa 5 pirimeri. 2008 nibwo nahagaritse amashuri kuko byari bibazi kuba rwaserera mu rugo. Mu mwaka wa 2008 hageze, itegeko ryarahindutse ngo n'umwana w'umukobwa ajya ahabwa 8 anganye na musaza we. Rero Mukagashumba Yudita yaje kugira ubwoba avuga ati ubu niki kiraje kizansaba 8. Arangije biba rwaserera, arahaguruka ajya mu buyobozi kundega ngo ninsinye ko ntari umwana we nta kintu nzamubaza. Umuyobozi umwe niwe waje anyigisha urubanza, arambwira ati ntusinye, gusa icyo bakubaza ubyemere bandike, ariko niba kugira ngo nusinye ubyange. Ati urasinya ko Mukagashumba Yudita atari mama wawe, usinya ko na Evariste atari papa wawe, urabona uzaba hehe? Ndareba ndahije ndavuga ati reka gusinya mbyihorere koko. Nanze gusinya mpita mvayo njya kwa muramukazi we wari uri hariya mu Cyanika. Muramukazi we turabana, tumaze kubana nawe nza kuvayo njya mu Cyanika gukora akazi ko mu rugo. 2010 ibirageze, mu mwaka wa 2010 hageze, nibwo Yudita yatangiye kujya agira ishyari ry'uko mbayeho neza, abona nsa neza. Arangije akajya abwira muri karitsiye ngo yewe ngo Mukamana se ngo ubu ngo yabaye nabi, ngo umusatsi waracuramye, ngo yarwaye bwake, ngumva ngo aheruka gusa neza ngo tukiri kumwe. Abaturanyi baramubwira ati se Yudi, bakunda kumwita mama Ngabire, nimba ubona umwana abayeho nabi wamugaruye mu rugo. Ngo reka da, ubwo se namugarura ngo bugacya yapfuye, ngo nasobanura iki? Ngo ariko se kuki bumva ko umwana bwacya yapfuye? Ati ntabwo yapfa, ati we genda umuzane. Ariko we yari afite ikibazo cy'uko yaravugaga ati uriya munyago ahantu namukuye, ibyo namukoreye none agiye kuriya. Ati noneho ngiye mbonye n'uburozi namuroga. Kuko yajyaga nkorera iyicarubozo akavuga ngo mva ngo mvira mu rugo, ngo simvira mu Rwanda, ngo ni Kigali bararera. Nkibaza ukuntu najya i Kigali bikanyobera. Ndangije rero nibwo yakomeje kujya nkorera iyicarubozo, ageraho ambwira ngo reka nkubwire ngo wowe ngo no kukwica nakwica, ngo kukwica binaniye, ngo nakifashisha agatenge. Nuko ubwo ngubwo yaramaze kumbwira gutyo, tangije tamwihorera. Ngo yakifashisha agatenge ngo akanyica, ngo akaniga. Yankoreye iyicarubozo irenze. Nibwo yabonye ko ibyo arimo nkorera, uburyo nkubita, abonye ko gusohoka mu rugo byanze, nibwo kwiyambaza ubuyobozi rero ngo nsinye ko ntari umwana we nta kintu nzamubaza. Nibwo noneho nabyo mbyanze, maze kubyanga nanze gusinya. Gusa barambajije, uremera ko utari umwana wo kwa Nahayo? Yego ndabyemera. Uremera ko nta kintu uzabazayo? Nta kibazo ndabyemera. Ibyo uvuze wanabisinyira? Nta kibazo nabisinyira. Ubwo babaza n'abagabo nyine b'abatanga abahamya bari baraho ngaho, bumva turi mu rubanza, baravuga barasinya, nanjye bangeze ngo ngwino usinye. Ndavuga ntabwo nzi gusinya, kandi ubwo narigaga mu wa 5 pirimeri. Ngo hoya, we niba utazi gusinya ngwino utere igikumwe, nti nabyo ntabyo nzi. Nibwo umugore yahagurutse arikubita, ngo urancebeje, ngo mu bantu urancebeje, ngumva ko ntagira uburozi, ngo wowe ngo uzakwica sinzabubura. Ahita asohoka arigendera. Mu kugenda rero nanjye nabayeho wa muyobozi wanyigishije urubanza ahita ambwira ati igendere ntusubireyo. Hise nguma kwa mudugudu ndahaguma. Haciye igihe ndagenda mfata imyenda mpita ncika njya kwa muramukazi we. Rero niko nahakomereje ubuzima. Birangiye ubwo maze gukora akazi ko mu rugo mu Cyanika, uwo mama Yudita atangiye kugenda avuga ngo nsa nabi, ngo nsa nabi, ngo arashaka ngo abantu bari kumubwira ngo ngazangarure. Ndangije ndagenda njya kwiyereka muri karitsiye, ndakaraba nsa neza, ntera agakanta ndagenda. Ngeze muri karitsiye bati ati Mukama ni wowe? Ati wabaye mwiza, wabaye na muremure, tegumana. Hata batagera bwa mu babeshywa byinshi, ngo Yudita arazaga akatubwira ngo warwaye bwake, ngo umusatsi waracuramye, kumba umeze gutyo.
noneho ubwo mpita nongera ndigenda nsubira ku kazi ko mu rugo nakoraga mu Cyanika. Arangije amaze kugera muri karitsiye bamubwiye bati twabonye Mukamana yaje inaha, hawe tuzi ukuntu ameze, ni umusirimu. Arangije ubwo ahita avuga ngo atangiye kujyaza yirirwa yidogadoga muri karitsiye ngo reka nzamuroge muhinahine no guhaguruka aho ari bimunanire. Ibyo nabyo mbyumvise nahise mva mu Cyanika 2010 ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 nibwo ninjiye Kigali. Hitanze Kigali nkora akazi ko mu rugo ntikampira. Ubwo ndaguma ndazenguruka mbimbobo mu mujyi wa Kigali nkajya ndara hanze. Kera kabaye nibwo naje gutwara inda. Ntwara inda y'umukobwa ubu nayitwaye 2015 mbyara 2016 mu kwezi kwa mbere. Maze kumubyara ise aramwihakana. Nyuma ngera aho ngaho 2020 ndongera ntwara inda y'uyu muhungu ubu afite imyaka 3. 2021 mu kwa 9 mba ndabyaye. None Valandi watubwiye ko wagiye Kigali ugiye gushaka akazi ntikaguhira. Noneho kurikizaho kujya urara hanze nuko nyine uza no guhura n'ibibazo byo gutwita. Biriya bibazo byo gutwita watwise akazi warakavuyeho cyangwa watwise n'ubundi wara uri mu kazi? Gutwita natwise ndi mu kazi. Noneho ubwo mbonye ko ntwaye inda ndangije nkajya ndavuga nti ubwo rero ntwite ubu none ngiye kujya nzigama amafaranga kuko mbere sinazigamaga arayamaraga nkavuga se mbitse amafaranga akaba menshi nayakoresha iki kuko ndibuka rige niyeze gukorera umuganga wakoraga Faisal ariko nagiraga gahinda nkajya ndarandira ukajya nkaba muzima ubundi nkatungwa n'ibintu byitwa imiziki. Iyo nabaga ndi nk'ahantu hatuje nta rusaku nta radiyo narihebaga nkatekereza ibintu byinshi kumva ikiniga kiranyishe nkatekereza no kwiyahura. Siko natekereje no kwiyahura. 2013 na 2014 ndi mu mujyi wa Kigali. Ubwo iyo naburaga akazi naratangira nkavuga nti ubungu byongera ababyeyi mba nitahiye ntari komana mbura umubyeyi mbura n'unyitirira. Basi ngavuga ati urasa n'umwana nabuze yenda nanjye mvuga nti ngewe yenda anyange nyuma ariko yaratoboye ijambo ati urasa n'umwana nabuze. Ibyo nkabyibaza nkavuga ko bantu ko bavuga ngo Imana ibaho kuki itampa ababyeyi nta Mana ibaho. Ngeraho ndiheba mbikihebe mbumwiyahuzi ndi mu mujyi wa Kigali. Ubwo nagiye mu kazi ko mu rugo baranyirukanye mu kunyirukana yenda hamwe nta nitiki bama. Ubwo se ngo bamoye iki ngo barantutse. Ubwo mabuja ngo ribanutse nkaba ndivumbe mba nagiye ngo impamvu ngo ari kunyanga ngo nuko ntababyeyi mfite bongera ababyeyi mba nitahiye nkisangira mama. None sinishyire muri ikintu cyo kuvuga ngo nazibika amafaranga ngo nkizigama. Naravuga gese mbitse amafaranga akaba menshi nayakoresha iki. Abandi bafite ababyeyi babagurira igitenge babagurira iyo miceri ndetse ngiye nyabitse akaba menshi nayakoresha iki. Nuko mbaho ngaho rero muri ubwo buzima 2013 na 2014 nayikozemo ubwiyahuzi bw'uburayi. Mvuga nti abandi bagira amahirwe bagapfa. Ubwo muri icyo gihe nari numvise kuri radio umukobwa ngo wari wapfuye akuramo inda. Ndavuga nti ntubu nanjye ntwaye inda nkayikuramo napfa. Ndangije ubwo n'udufaranga nakoreraga nadutekeshaga moto njya gusura umusore nagira amerwe tukaryamana. Naba nenda kujya mu mihango nkaryamana nabo naba mvuye mu mihango nkaryamana nabo inda ndayibura sida ndayibura. Ubwo sida yo numvaga yuko urupfu rwa sida ndi gushaka najyaga numva bavuga ngo umuntu ngo urwaye sida ngo bamuha ibinini byinshi nganywa amezi 3 yose ngo kandi ngo umuntu unywe ibinini byinshi ngo arapfa. Avuga ntaho hantu nanjye nahabona urupfu. Nuko ubwo rero mbonye iyo myaka 2 yose ishize nkabona ukwezi kurashira imihango nkayibona kwezi kugashira imihango nkayibona. Ntiyewe ndingumba simbyara. Ndangije njya kwipimisha sida bati nta sida ufite. Ubwo 2013 birarangiye. Ndavuga nti ntacyo reka nkomeze 2014 ndebe nayo nyigezemo naho nkajya nkora uburayi nkakora uburayi sida nkayibura inda nkayibura.
ndavuga nti yewe ndi ngomba simbyara, noneho naje guhangayikishwa nuko ngo ntabyara. Kubera iki? Kubera ubwo bwiyahuzi ndi gukora. Ndangije ubwo mbonye umunsi umwe naje kuganirira umwana twareranywe hariya Nyamagabe yitwaga Dariya, yari umudivantiste, yakoraga ari Nyagatovu. Ndavuga nterega Dari, nterega ndi ngomba simbyara, ndi ngomba simbyara, ndi ngomba simbyara, amaraso yanjye n'ay'igikoko, ntuzi ko n'amaraso yanjye atajya yandura sida. Tariko Valentina waba umusazi, waba umusazi. Urumva yuko Imana ibintu uri gukora wibwira ko uhwanyije ubwenge n'Imana. Imva Imana irabihorera mugakora ibyaha, tariko icyo nzi cyuri muzima. Ati wambabare wayobatse inzira yo gusenga. Ntinyumvira noneho Dari, nsenge se Imana ibaho? Dari narasenze, naririmbye muri korali y'urubyiruko hari muri ADPR Nyamagabe urabizi, nsenga mu bapora ibyo urabizi. Ibyo mbwira ngo nsenge Imana kwitabaho, ibintu uri kumbwira ngo nsenge uri kubikura hehe? Arambwira ati nyamara usenze wabona ababyeyi. Nibwo rero ubwo ngubwo ntwaye inda. Mu gutwara inda, ntwara inda mu bintu bintunguye nanjye ubwanjye ntazi. Noneho ntwara inda naramaze kwihana ko nihannye icyaha cy'ubusambanyi, nihannye n'icyaha cyo gutekereza kwiyahura. Ubwo igihe Imana izankenerera izantware, ibyo ndabyihana. Maze kubyihana hacemo nk'amezi 3 mba ntwaye inda y'uwo mukobwa witwa Raki wanjye, nabyaye 2016. Nimara gutwara inda nyitwara noneho n'umutima wo kwikuramo ntawe ufite. Ubwo rero Imana nagiye kubona mbona Imana iranyibutse, impaye umubyeyi, impa umumama wantwaye mfite inda, kuko aho ku kazi byahise binanira. Indi ingwa nabi, umuntu arancumbikira, n'umumama bita bakunda kumwita mama Kevin, undi yitwa niyo nagira Pelagie, aba Kicukiro. Arancumbikira amezi hafi 3. Amaze kuncumbikira ntwite, indi maze gukura numva ko intege zije, nibwo yambwiye ati ngaho ugenda ujye kureba ko wazabona amafaranga yo kugura ibikoresho. Ndagenda njya gusura umukobwa Dariya. Dariya imyenda y'umwana, mpita nza guhura n'umumama bita mama Bitama mu Bibare Kimironko. Turabana, indira mfata njyana kwa muganga ndabyara. Maze kubyara nsubira iwa ntindira ikiriri kirarangira, ahita ambwira ngo ninjye gushaka ubuzima. Nuko nagiye bita rero njya gushaka umuntu ancumbikira nanone mu kizu kimeze nabi i Masaka. Arancumbikira ndahaba. Umwana yujuje umwaka arambwira ati inzu ndashaka kuyikora neza. Nta kibazo, ndongera ndagaruka. Nubwo rero maze kuza umwana amaze gukura, muha papa we njya mu kazi ko mu rugo. Mu kazi ko mu rugo narahagiye nkora ukwezi kumwe, ukwa kabiri kwa gatatu mpita nkodesha, ntangira gushakisha, ubuzima burakomeza. Ubu ndi umufemeri w'abana 2. Umukobwa w'imyaka 8 witwa Irakoze Raki Marie Therese, nkagira umwana w'umuhungu w'imyaka 3 witwa Igiraneza Yakini Moyize. Ubu ngubu nkora akazi k'ubuyede, ndikodeshereza, nkatunga abana. Umukuru ariga ubu ageze mu wa 2 primaire, umutoya nawe ari muri gardienne ya mbere. Kugira ngo ugire igitekerezo cyo gushakisha umuryango wawe, igitekerezo cyaje mu gute? Kuko hari benshi batinya gushakisha, ariko wowe kugira ngo utinyuke wabitewe n'iki? Kugira ngo ntinyuke gushakisha umuryango rero, nanjye muri abo batinya narindimo. Nkajya mnitinya ngo ese ni gute najya gushaka umuryango wanjye ntarinzi uko nitwa nabo ntarinzi uko bitwa. Abantu bakajya bambwira ngo oya nyamara ngo Valentin washaka umuryango wawubona. Nihoya ntabwo nawubona. Bakanyemeza buryo ki nabubona, ariko ubwo munsi umwe naje gutega amatwi Radio Maria Rwanda, hari nimugoroba. Hari nimugoroba havuyemo ikiganiro cy'abana, abana baba basenga kuri Radio Maria. Ndangije numva umunyamakuru aravuze, avuga itangazo
ngo ijwi ry'umubyeyi utihebye riri kurangisha umwana waburanye n'ababyeyi be muri jenoside yakorewe abatutsi 94. Numva batanze nimero, ndavuga ntereka nanjye iyi nimero nyandike nyifate, nzahamagara uyu muntu mugisha inama. Njye ntabwo nzahamagara mvuga ko ndangisha, ahubwo nzamugisha inama. Nuko nguko natinyutse, nimero ndayandika muri telefone, arongera yisubiramo, ndeba neza ko ntaho nibeshye, nsanga ntaho. Nimero nayimaranye iminsi, kizaho minite kuri telefone, ndamuhamagara. Nitabwa n'umumama. Ndamubwira nti mama wanjye nje kukugisha inama, nimero yawe nayikuye kuri Radio Mariya Rwanda, none ndagira ngo ngire inama. Ati bimeze bite? Nanjye ndi imfubyi, naburanye n'umuryango wanjye, ntazi uko nitwa nabo ntazi uko bitwa, byashoboka ko nanjye nabona umuryango wanjye? Yarambwiye ngo birashoboka cyane. Niko kumpa ikaze, bampa karibu, bati uzaze aho dukorera. Niko kuza. Mfite icyizere cy'uko nzababona. Yenda wasanga mama wanjye ariho, cyangwa se wasanga uwo mukuru wanjye witwaga Mukeshimana ariho, cyangwa se wasanga uwo musaza wanjye ariho. Mva aho bari n'ukuri bazibuka akazina Buhinja bajyaga bahamagara umukobwa wabo. Dore mbagiriye n'abuzukuru babiri bagira amatsiko yo kuzaza kundeba. Urakoze Valentina. Ariko noneho nagira mubarize, ku mubiri wawe nta bimenyetso bidasanzwe waba ufite? Yewe ibimenyetso bidasanzwe ntabyo, ariko mfite akabibi ariko ni gato hano ku kuboko kw'ibumoso. Ukuboko kw'ibumoso mpafite ikibibi, ni gato ariko karahari. Nta bindi. Ni iki rero wabwira abakurikiye inkuru yawe tujya ku musozo? Tugera ku musozo, ikintu nabwira abakurikiye inkuru, mbere na mbere nabashimira kuko bankurikiye. Namara kubashimira, nkababwira bakamfasha gushakisha umuryango wanjye. Baba bagize neza, bamfashije, bakajya batanga yenda amakuru bati uyu mwana witwaga Buhinja kera twari duturanye, yenda nk'ayo makuru bakayangezaho, nakishima cyane. Baba bakoze, Imana yabaha umugisha n'ukuri. Namwe ndabashimiye mwanyakiriye, mwakoze, Imana ibaha umugisha, murakoze. Urakoze Mukamana Valentine, bitaga Buhinja. Mumaze kumva inkuru y'umwana ushakisha umuryango, Mukamana Valentine. Aya mazina tubwiye ko yayiswe n'umubyeyi wamureze. We yibuka ko mu rugo bamuhamagaraga Buhinja, ariko mu by'ukuri ntabwo azi icyerekezo cy'iwabo, ntabwo azi amazina y'ababyeyi ngo bitwaga bande. Ariko yatubwiye ko akurikije ukuntu mama we yahamagaye mukuru we wari uhetse umwana, yumvaga ahamagara Mukeshimana. Nanone akaba akeka ko musaza we yaba yaritwaga Nshimyimana cyangwa Nshimiyimana, ntabwo abyibuka neza. Umubyeyi wamutoye rero yamubwiye ko yamutoye Kinyamakara ku Gikongoro, ngo ahantu hari icyuma gihera ikawa. Kandi yatubwiye ko yatandukanye na mama we ari uko yari amaze kunanirwa. Bari mu bantu benshi cyane, noneho agahitamo kwiyicarira ku muhanda, akaza gutorwa n'uwo mubyeyi yatubwiye wamukuye aho hantu.
Mu by'ukuri rero ikintu Valentina yibuka, yibuka akazina k'umwana bakinanaga witwa Nyirambaragasa. Nta bindi bintu yibuka, yari akiri muto. Yatubwiye ko uwo mubyeyi wamutoye yamubwiye ko yari mu kigero cy'imyaka 4. Murumva ko yari akiri muto cyane. Ubwo rero turasaba umuntu wakurikiye ubuhamya, uwamenya amakuru kuri Valentine ari we Buhinja, yatumenyesha, kandi n'umubyeyi wakumva iyi nkuru Valentine avuga ari amazina y'abavandimwe be, Mukeshimana, musaza we Nshimiyimana cyangwa Nshimyimana, arakeka ntabwo byibuka neza. Umubyeyi wabuze umwana ufite akabibi gato ku kaboko nk'uko yabitubwiye, kandi bitaga Buhinja. Ubwo bamenyesha umuryango Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye, bakoresheje nimero 0783 83 27 47. Kandi Valentina nawe yakongera akanezerwa, mwumvise ubuzima yanyuzemo bushaririye, aho yageze naho ashaka kwiyahura inshuro nyinshi. Murumva ko Valentina afite agahinda. Murakoze cyane.